Abantu benshi bakunda kumbaza ngo utu PowerPoint tumeze uku nguku ntukura he? Reba aka PowerPoint urakabona. Abantu benshi bakunda kumbaza ahantu nkakura, abandi bagakunda kumbaza ngo nimbereke ukuntu dukora utu PowerPoint dufite slide nziza zimeze uku nguku, apana bya bintu bijagaraye. Niba udukurikiye aka kanya itonde nkwereke ahantu ushobora gukura PowerPoint template nziza cyane zigufasha gukora aga PowerPoint gafite isuku. Tuguhaye ikaze wowe uduteze amatwi muri aka kanya, cyane cyane wowe ukunda ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Uyu munsi tugiye kwiga software 5. Izi software zifitemo ubuhanga bwo kugeneratinga PowerPoint presentation, document ndetse na web page. Izi software zishobora kuba ari AI ubwazo cyangwa se ari izindi software zikora ibindi, ariko zikaba zifitemo ubushobozi bwo kugeneratinga presentation, document na web page. Va kuri bya bindi by'umuntu wazanaga PowerPoint ukabona nta gitunganye, sinzi ibintu yashizemo, nta graphic arimo, amafoto ntibijyanye. Uyu munsi ukoresheje topic yawe gusa ushobora kugeneratinga PowerPoint kandi bakaguha amahirwe yo gukastomizingamo ibyo ushaka. Ku mwanya wa mbere turahasanga iyo bita Gamma ni AI ifasha gukora presentation, documents ndetse na web pages. Iyi ngiyi icyambere, iyo ugiye kuyaccessinga ujya kuri web browser yawe, warangiza ugahitamo Gmail iyo bakubwiye gustartinga. Iyo umaze guhitamo Gmail cyangwa se ugacreatinga aho account, uhitamo hagati ya presentation, document ndetse na web page. Iyo umaze kuyihitamo uhita wandika topic. Wamara kwandika topic ushobora kuyandika mu Kinyarwanda cyangwa se ukayandika mu Cyongereza. Gusa bibaye byiza byaba ari Icyongereza cyangwa urundi rurimi mpuzamahanga. Iyo urangije uhitamo style na design. Niba ari modern, professional, simple, colorful cyangwa se darkness. Biterwa nibara weho ukunze. Warangiza ibyo ngibyo ugahitamo title yawe. Ako kanya Gamma ihita generatinga ibi bintu bikurikira: slide title, content, image ndetse na layout nziza utasanga handi. Hanyuma warangiza ikaguhereza uburyo bwo kuba wahitamo kwiyongereramo amagambo yawe, icons ushaka cyangwa se indi design wumva wifuza. Iyo urangije kuyikoresha exportinga by PDF cyangwa se ugahitamo PPT cyangwa se ugasharinga link. Iya kabiri ndetse iri popular cyane yitwa Canva ifitemo AI ubwayo ikora presentation, posters, document na video, ndetse ushobora no gukoreramo amakadi, amaflyer ndetse n'ibindi. Nkuko twabivuze hejuru, n'ubundi nayo ubanza gukora login ukoresheje Gmail account cyangwa se ugacreating account, hanyuma bakakubaza icyo ugomba guhitamo, niba uri umunyeshuri cyangwa se uri umunya business. Ako kanya uhita ubona ahantu handitse magic presentation, uhitamo ugacreatinga presentation, warangiza ugatryinga magic design. Iyo umaze kuyinjiramo nayo ntibisanzwe, n'ubundi ushiramo topic yawe. Wamara gushiramo topic, ubundi nayo ikakugeneratingira slide structure, igashyiramo beautiful design, yarangiza igakora n'ama image, ama icons ndetse n'ama layout. Hanyuma ubundi ukajya kuri download ugahitamo ubwoko bw'iyo ushaka. Iya gatatu ni nziza cyane ku bakoresha Microsoft 365, yitwa Microsoft Copilot. Iyi ngiyi n'ubundi uyifungukira muri Microsoft. Wamara kwinjira ukandikamo ibyo ukeneye. Niba wenda ukeneye slide 10, slide 20, bitegwa n'izo ushaka. Iyi ngiyi nayo iguha slide title, content, image ndetse na speak note mu gihe ukeneye ko haba harimo amajwi yawe. Iyi ngiyi kandi wibuke ushobora gukoreramo PowerPoint nziza cyane, kuko uyu ubwayo yifitiyemo PowerPoint template. Ikindi kandi ukanda kuri Copilot icon, warangiza ukandikamo command yawe. Urugero ushobora kwandikamo ngo create presentation based on this topic, warangiza ukavuga topic yawe. Ako kanya Copilot gukorera full PPT, yarangiza igakora design, igashyiramo ama icon ndetse na note.
Ku mwanya wa 4 turahasanga iyo bita tome.app. Iyi ngiyi nayo irasanzwe ariko abantu benshi ntago bayikoresha. Nkuko bisanzwe nayo ushobora kwinjira ukoresheje Gmail, Apple cyangwa se ukoresheje email isanzwe. Iyo umaze kuyigeramo n'ubundi uhitamo AI presentation, warangiza ukabona akaboxi ko kwandikamo topic. Ako kanya wandikamo topic yawe. Urugero ushobora kwandikamo make a presentation explaining computer generation. Ako kanya irahita ikora ama slide ikoresha image za AI, nirangiza igushyiremo layout nziza ndetse n'ubishaka igushyiremo animation. Sibyo gusa kubera kikwemerera gukora edit, ukaba ushobora guhindura text, ukongeramo video, ukongeramo icon ndetse ukaba ushobora no gusubira kuri slide za mbere. Iyi ngiyi nayo ikwemerera kuzeexportinga muri PPT cyangwa se ukazishyira muri PDF cyangwa se ugasharinga link. Ku mwanya wa 5 turahasanga Gemini plus Google Slide. Izi ngizi nazo zigufasha gukora PowerPoint ndetse na document yawe. Nubundi nk'ibisanzwe winjiramo ukoresheje Gmail, ukaba ushobora guhitamo student, teacher, researcher cyangwa se school work. Warangiza kuyinjiramo ukaba ushobora kugeneratinga 7 slides kandi zose uzikorera muri Google Slide presentation nk'ibisanzwe. Gemini irabikora neza kandi mu buryo budasanzwe. Urugero ushobora gucreatinga direct muri Google Slide ukaza kubidownloadinga nyuma. Ni ukuvuga ngo ujya kuri Google Slide warangiza ugahitamo yes, ugacreatinga in slide. Warangiza gucreatinga slide iguha title, key point, icons ndetse na clear layout. Ako kanya ushobora kueditinga ugahindura design yawe, ukongeramo diagram cyangwa se font and color. Izi zose nkuko nazikubwiye uko ari 5 zikoreshwa mu gukora ibintu bijyanye na document, cyane cyane PowerPoint presentation, Word document, Excel, web page design. Akenshi zifitemo n'uburyo bwo gukora ama video ndetse n'amafoto. Ndetse abantu benshi bazikoresha mu kweditinga video zitaremereye kuko ziba zisaba internet. Ndakwibutsa ko inyinshi ziba zifitemo free trial, iyo zibaye paid nibwo zibasha gukora neza. Niba ushaka ko tuvuga ku yindi AI ushobora kutwandikira muri comment section, then tukazavuga ku iyo AI ndetse n'uburyo ikora. Muri video y'ubutaha tuzahera kuri Gamma, tugende tubereka step by step ukuntu zikora. Ni nziza cyane ku banyeshuri, abarimu ndetse n'abandi bantu bakunda gukora presentation umunsi ku munsi, kuko ushobora gukora presentation mu gihe gitoya kandi bitakugoye cyane. Gusa nkwibutse ko AI igeneratinga content akenshi ntabwo ziba zihuye 100% n'ibyo wowe ushaka. Ni ukuvuga ngo imaze kuguha iyo template, wowe uracustomizinga ugashyiramo ibyo ushaka kugira ngo uze gukonvenka audience yawe. Wibuke kandi ko ibyo AI ya generatinze bishobora kuba birimo amakosa, hanyuma rero nk'umuntu uba ugomba kugeramo ugakosora, ukeditinga, ugahitamo n'amabara ushaka. Wibuke ko kandi izi AI zifitemo uburyo bwo guhindura ifoto. Niba yaguhaye ifoto ukaba ushobora kujyaho, hariho aka AI ubwako gatoya ubwira kagahindura ifoto uko ubishaka. Wakoze kudukurikira, ugira umunsi mwiza.